Urambaza ikisha. Urabo. Witwa nde ugenda meze nk'umuri gucika. Urambuza kwihuta se inzira ni yafi. Uraretse mabyayase. Turebe ni hano hari inkweto ndakujuje inkweto. Nawe sigenda kigatsimba. Bari mubwire wakirgaho. Hano hari inkweto umbwira niba uri umucuruzi niba uri umuguzi tugurane. Je ntago njya ninza mu nzira. Uragura ni itegeko rye. Utaguza wagura nakweto hako nuko bifite mufite. Wowe shit. Ikibazo ufite ni iki? Kureba n'icya. Buretse atari icyasi urareba wishyuye. Ino ni ndawe ugiye kureba. God have mercy upon us. Wasanga umaze gutera boro hari haruguru nako utagize. Mbese urumva nyine njye naheza hano hari inkweto nasa. Buretse gato agukubita we ntakubonye. Sinzi ikibazo ufite. Turahira kuri iyi. Ingura mangahe. Iyi ni inkweto uri ariko sigenda. Kunako gisaba mwana mbonyemo umugore. Nahise ntashaje. Uri singwa se tubimenye. Ntabwo koma cyana ntumbonyemo umugore. Ubwo rero urambwira kuri system. Kanga kurabona kanga kano tukajyana mu bukwe. Ndabizi ko muvumba bashi akira. Kavumba mamero. Nawe kavumbishye. Akira ubwo urahitamo. Adanakanga. Ako ngako. Kase nanga Mvuga ko ari 2020 baraza. Ndimo kandi ko mbaye gaciro. Yego. Mabyasore urabona ko iyo nkweto ari sawa. Wajijyana mu bukwe mugaterekana ugafata abana. Uko nuko venge demu sakuze ngasa. Nyine mbwira warani. Wengeye kamubwira. Nkweto ramanga. Nota bibiri. Nota bibiri se yini supadi. Okay, naye ndebera kandi twabifuzika. Utekereza neza ntabwo wabisure. Nese iyo nkweto urabona 2000. Inkweto iva muri Tanzania. Nyese ngiye mbonye ngo nabo mukecuru. Urabona ahantu nurutse byonyine. Wasanga unatwe nakora naje haranje. Rega bananye camana. Bakwica so. Iyo nkweto abantu nkamwe kuntu ubureba ariko. Twajya mu mwita. Dukubita hasi. Ico. Like pass. Reka reka. 6,000. Aho wari mu Zukiyo nkweto umuntu uri ku mupira wawe yambaye. Twajya ngo size umugi zose ni hano zibera. Nyezubiye mu ngeze zose. Parofe yaje sugiye kuyipfobya. Dera kandi nta kibazo. Kandi agomba kugura mbira niba wagashimye. Twita tujya hanga kuri force. Wayibonye? Je ne sais pas. Shaka kurukweto rumeze nk'urungu nyine nayo tugane n'urugunda rushaka. Ubwo warwemeze? Nta kibazo. Ubwo petit frère wago ntago hari. Uranyishimye. Nakubwiye ngo aruteye bora. Banza se nyine wowe. Ora 3,000 umereze na nimwe. Sano twahuri wenda agira nkuzana indi ya kabiri. Urumva se banza wowe. Oya kariko ako nuko. Wabyemeye wakanga. Uramibuka Umva ibisigari. Banza tubyumvikane ugatsinga waga. Urama God have mercy upon us. Byaso iyo nkweto uramereza amafaranga 5,000 giye ningera hano ndahita ngukuringa uzana kategoro yawe. Urama ndi magezi ntabwo uri gushora. Urama ndi magezi. Erega ha ituri Kigali mu Kandi urama namba yawe. Namba? Urayitumbi. Arabura mita. Urayitumbi kuri kumva. None wenda guhamagara cyangwa none ngiye ningera hano warayi ndahita ngukuringa uzane iyo. Uzane hano mwereze iceri. Mwereze inkweto tubikwa. Bitodere kuntu wamvugishije gutuma mvuga kuzwa gatsimwe n'Imana. Sisa amafaranga ariko amafaranga bayavuye umuntu peti. Bayamuvunya ariko. Akira vuba. Turakare gikenda. 5 4 6. Zino nimero ntago ari zanyu kusha. Ntago ari zanyu. Ahubwo ibyo wazishaki. Ubu ni muhamagara ntago ari bunesha umutwe. Shaka kuvuga. Ubona amaze kukupipa muri sicyo cya 5 hano kwa. Cya 5. Bira nomero mukiriho nani. Yabize na 0,9. Aha. 84. Aha. 29. Aha. 554. Nomero za mushiki wawe. God have mercy. Sante amazina handitseho ngo handitseho Tofiri kuva Amajeno bayisuka ikomeye. Ntabwo biriho. uzizina tanzi wowe ndo. Tanzi wowe peti we kigo kikamandaya. Nari bishyiraho. Wongo niyo nabarujeho kera yitwaga Kidamani. Ubwo byabaye. Uwi telefone iri ku isoko ni amafaranga 90,000. Ningi bayita Umuntu yiga utimenya amana. Kuna amafaranga bayavinga peti. Petit frère ubwo ndabona message ngezeho. Bakanari Wowe turaza guhuza nta kibazo. So
uciye nzira se uciye nta nubwo twibwiranye ye nitwa Kidamage wowe witwa nde katika pasi majambo chukua icyuma cy'umuzungu okay rwose rero nakubonye ntabwo wabura kuba utaratwaye icyayi cy'umuzungu niba ari n'icyayi niba ari n'ikinuza ngatwajya mama yangu game over ntabwo sesera afite mwenye uwanja wake kaingia sasa niba ari niwaje game ikaisha mama soko na roho ingia umva rero ngubwiye wameisha urakoze Geramo ni boda polisi wowe roba ndahita ngukoringa witukutakara hano ngutemo boro zawe harimo musa sana ari bikarya umusizi Kwa jina la Yesu mundebere uyu muri iminsi byangwe byarabuze ewana nta gakweto nta ki umukobwa wambaye ngiye kumusura najyana ikiwe ako ngiye gushaka agakweto ngiye gushaka agakweto ndashaka agakweto ushaka kugura nawe nawe se gucuruza ibyango ni ibyango sha nese urabona nta byango mfite uri gucuruza ibyango ndi gucuruza ibyango katurebe se sha ibyango se manzi ucuruza bite se mama yangu game over ucuruza boss sha ikibazo rero kureba mama ni ngo mwenye uwanja wake kaingia sasa wagicucwe none sizo nkweto uvugisha gute yakeneye dore rero wakibwaho reka mbwire Satan agakweto ka mbere akangaka uragahereza umugore akangaka urakamuhereza cyangwa nta kumuhereza dushaka uburyo uretse nangahe akangaka ni 5,000 irabyara ingi iranaturaga amagi awubiye ariko kuki utavuga nk'umuntu ufite ubwonko bwinshi ingi iraturaga amagi uzagitekera mu muri twagira ngo ivamo amadolari sha nese ntabwo igura ukamwereka nzana agasurprise sha wowe w'inyonzi reka kankuzanira ka butina akangaka wakabonye ako ngako kuragashima kabisa ngiyi niyo yisekedi yagendaga yambaye ndakora iyo ngiyo ni kisekedi kuva amagendo noneho nabizi ko mutajya mubura kudatera inda mukiri bato akangaka karagukorera akangaka nagasuku wese wagicucuye dutera inda narongo mushiki wawe ubundi sa ni wamufata akangaka kira nako ukuntu usa mushiki wawe nta n'umuntu wazamuterera sha nawe rero ukuntu usa nabonye usa nk'iyi nkweto nurayigura anga hari inkweto reba kangaka izo ni iz'abasaza kandi urabona ko ngakura agashimye God have Bo. mercy upon us. bo ibyo kwirirwa unyereka iyayo angahe iyo ngiyo ni 60,000 uvuze ni 6,000 ariko ko numva utumva wumvira mu kirenge 2,500 sawa nyine navuze ngo nabonye Uretse? ni 60,000 wumvira mu kirenge iyi nangahe iyo ngiyo ni 1,000 ni 10,000 ubwo ituteranye 110 God have mercy upon us. oya ibyo isubizo nge ntabwo ndi umusaza ngeyo nkweto nyambara urabona ndi umusaza iyo ngiyo ubwo mbwiye bakubwiye 1,000 ibihumbi 10 2,500 3,500 3,500 se ngenge spadi igicucuzi turirimo kuririma ariko ni wawe nge nagomba geto uzi umushora tayi zirimo dore gose abana baba geto umuco wate watangiye kuziba ori kopa gang bo tubiveho aya nyuma yawe aya cyangwa yanyu mu musa nutamereza 5,000 dore ntabwo nagize ndishwanya gusa nanjye nk'abarya ibimbuto nk'umuntu ushaka kugura urimo umukiriya waguteza imbere ukava gucuruza no kuri izi nkweto zabaye nk'iz'imbeba reka mbwire iyo Satan nkweto rwose reka mbwire nuze we Emily Sensa. reka mbwire ngenda kubwiye ngo Emily Sensa. Satani ni ibiremwa Oya. by'Imana yashyizeho bibaha power bibaha imbaraga aya nyuma nangahe yongeye ayanyumi nashyizemo imiyaga ni 5,000 kuko nindaza kukuzanira indi magana ndaza kukuzanira indi uvuze ndaza kukuzanira izindi bene nk'izo ngizo none se wagicucuye ngende kugura inkweto imwe uri kugura inkweto imwe nyine urasigira nimero zawe hano hanyuma ngewe ninza hano ndahita ngukoringa urama ibice ariko sha ubundi ntabwo ko ndeba usa na bwa butekamitwe nabonye nge ntabwo ndi umutekamitwe ndi umukiza
Oya n'amaso njye nitwa Umukiza. ubundi umuntu wuzuye yambara umupira imbere ishati inyuma n'ikoti. Izi ni senge zacu nyine, izi ngizi ni ukuva amajero no kugira ngo wallahi urabona ko hano nari mvuye Ibyo tubyihoreye nari mvuye mu bukwe kabisa. wagicucuwe none izi nkweto ubwo 2500 700 ubwo ni 3,300 ariko wagarukirije mu bakanga irakureba igira amaso se ikizije byawe cyane nta maso ngira. aho ndetse urareba ko ndawagira wiso n'urumogi. Urumogi rwo umumogi ni insazi ubwo kurubona sigaye bihenze kandi nabwo kurubona barakurasa isasu ryo mu mutwe. ubwizi ajya ngo tuvuganye yuko njye orama igice umereza na nimero none ndaza nkuzaniye bene wazo petit frère wizo ngizo none umereze ayuzuye. nanjye igice ntabwo nakwemera ndaguha avance y'igihumbi. Avance y'igihumbi narebe wese kuri umuntu wanjye si utuye hese kugira ngo nze aho niyo ntabwo bikureba umamagara ndaguhamagara none ubwo banze kamaze nkubwire nimero 079 yego 59 yego 4479 ubwo nawe mbwire ubwo nako nunyoreza amafaranga ndahita mbona nambaza ubwo ndaza kuhita gukorera igihombe agakebe sawa narebe gira vuba akazi kari gupfa nimba maze kubona abakiriya benshi. Amazina ni Nsuki. Nsuki. Ari murabona se wallahi kuri kuninzi nayabonye ikigo gitonda ariko se amafaranga ndi kuguha yagira vuba nyine yango musubize inkweto zawe. oya naho umuntu w'umugabara amafaranga yaje okay amafaranga yaje rero ni telefone iri ku isoko. Telefone ntayo ugura se igitamo nge nta mafaranga 600 oya da zere bise inginge njubugura akamwero kitwa n'uburoro nyine ubwo ni muhamagara ukazana indimi ndaguha bene wanyu umusa wani ngiranga ndahita ngusurira mu gutwi uhita umenya ko nageze. uvuze ngo iki wagicucungura gira ndakugusurira mu gutwi mu kuguhamagara ntabwo ubushona ariko n'ubundi nabonye usa n'umunywa umugisha. wajya uba kavukire wa Kigali. nabonye usa n'umunywa umugisha. wajya uba kavukire wa Kigali. icyo ni igiki neza kino gikapu kirakureba bajya bambwira ko mwiba ukuntu wari uri kwihuta nta kuntu utavuye kwiba ndihuta se ndi isosi Game kwenye uwanja wake kaingia fakanyo gwisonyibagira umugabo nawe uri gucuruza iki uri umugisi ndi gucuruza inkweto anyazaje maze kunshikira ngo nyereka ngaho numeze nk'umasayi kabisa uraba hano ni inkweto nyereka wamabyiwe kureba mu hano ni 5,000 urareba mu bishyura ewe tata nagacenga ikintu kizima wawe ufite ubu ntuvuye kwiba kwa Karisa asagira inkweto none kuki uri gutinya gufunga rero hano ukuntu ubundi biba bimeze ushaka inkweto zimeze zite dore ndakubanza kano gakweto kano ni agataliyani kuva amajeno ni 1,000 bingahe banze kwa visiting ubwo nutagakunda ndahita nkwereka kandi wagera hano ko bambara bagiye gucuragura se nta bapfumu zani indi nkweto umugore wawe ninde wakubwiye ko njyewe ngira indayo zambara inshinga buno ese nta bagore ugiraho gatirwa akanga kono kanga amabyi wagira ngo tuzikandagiza muri godo wogiye kuzigura turazikandagiza mu gihe none ni yo ngiyo ni 100,000 umuneke ni 10,000 ntabwo uri ko iyi nkweto ni igura 10,000 inkweto ni 10,000 za tugiye ku kirangoro wasanga atari 10,000 iyi nkweto ni izina ry'Imana niba utayikuye hejuru y'inzu barayijuguye ntabwo narenza amafaranga senyi utangiye kumfobereza inkweto senyi izi se ni inkweto atari inkweto se neyemereye ubuntu sinayemera uyu mugabo rero nawe atangiye kungura nk'ateye ubori iki se urangura nk'ateye senyi sa urayarya njye nawe turavukana nta senyi sa mfata cyakoza ni munyamunye n'ivunaguye nikomaguye ibumbi senyi sanga urayarya cyane
kandi ubwo nta rundi nta murumuna warwo ubifite urayama urabuma yavanze isosiyete nta rundi rukweto ifite turuwasi ubwo na avance ya turuwasi y'urukweto rumwe ni urukweto rumwe nyine urama nimero n'inzano ndaguhamagara bo kanyobwa rero urambwira amafaranga uri bume kwako gapici yewe kanyama nese ugure kanyamabwa mbwira nibugwamo ubwo wowe ubwenge zana indi nkweto nakubwiye yuko uranyishyura inkweto yindi nkayo wa mugabo we uragenda ugera nagufata se uratwara niki kimasa wagisambo iyi nkweto ntabwo ariyo kwa Kalisa tugiye kurwanira ariyo kwa Kalisa Kalisa si inkweto yambara none ucuruza inkweto imwe gusa ibyo ndeko Ramai uramenye ako kantu ni kabi. Ugwe walandika. Kwa jina la Yesu mundebere umuntu. God have mercy upon us. unazagera muri inkweto akubita bureka ninza kugufata agukuramo imyenda kaningende buranira n'umwaka wo kubundirirwa nk'uko umunsi wose ugatsinda ane umwaka ako byange bikunde ndanafashe nijoro ubu ngubu niyo yaneye umwaka ubu ngubu bari abantu bose nahaye inkweto ntabwo nazibasubiza rwose ntabwo nazibasubiza kabisa kuko umwaka wa supa nirandaya ntabwo nawukira hano hari inkweto zitari kugurwa ariko byanga bikunde ziragura ubu ngubu Olivier niwe wasiteye umwaka Wangucara ko bundi izi nkweto wazikuye mwana wallahi si ubona semba ngemba naje hano kugasima gucuruza inkweto izi nkweto se ko mbona wagira ngo zararozwe sha urabona kako ngako aya mashweka yawe sundura urabona ka ngaka ni kamushiki wako urabona ko bijya kumera si abibonye se wagiswera wikekiva washinga itorora yigereranya n'iki n'iyi mbone sha uraswera ni urujura wa kintu ndi umujura atari inkweto zanyu niki dore ya nkweto ya nzobe iyi ni ya nkweto ya nzobe wa kintu ariko nguri inkweto sinzi impamvu iyi nkweto ni ya Kalisa warunze ziri zimwe zo muri cya gipangu bari banditse cyo bundi urorono ye umva we dikayomba bwite peti wowe turakujyana ndakazi munsanze kwiseta umuntu mu makabutura gasigaye hamagara umva rero mbabwire sha abana bo muri gato bora fe kwica abasi wowe ariko we ase wowe bite byawe akanda kwikorera warabyibagiwe nyamara we genda gaki we ndabona wowe wabigize so iyo umuntu afashe igisambo nk'iki ntabwo gihereza wa mugabo we bana wicaye hasi turuvugana wicaye hasi ariko ikiriho zino nkweto nizanye uri umujura sinzi impamvu zino nkweto we nzobe waso wa nzobe aka ni akajura namufashe sha namufashe zakeci zawe wari waranditse munsi y'igipangu dore ewana twamufashe rwose aka kantu ni akajura twamufashe rwose umugabo we kuri mu kora amasa iki gisambo iki gisambo ya nzobe nyibonye ariko bano baginga rero baba we iyi nkweto gasikera iyi nkweto hano nabibabwiye ndababwirani iyi nkweto ni imwe ya wanzobe nese hano wowe wamutwera reka mbwire satani reka mbwire nuze we reka mbwire ngenda kubwiye ngo satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho bibaha power bibaha imbaraga urabyumva sha fuza rero ubundi nkawe turi kuvugana iki wicaye uticaye hasi wa mushenzi inkweto za bambo biragwira izi nkweto uzi ko Kalisa yose ngaba ari kumurera ku nkweto tugiye ntabaherenge mushaka kurwana nanjye koko abahungu ndabica uratubanutse sha ntabwo mushaka kumva uratubona tutari emusore turashize turabona atari satani imwe mbi n'akabuno n'akanwa n'akazuru n'akana kwa jina la Yesu mundebere umuntu kigitera Babiwe pa. You say it's hard to tell just what I'm thinking. You think it's hard to see behind my smile. I'll say